nkatwe ababyeyi nyine iyo uri kubona agafuka k'umuceri gahari ukabona ko akawunga karahari ukabona abana bawe barambaye ntabwo bafite ikibazo utawumva ijuru ririmo ariko iyo nyine uri kubona byacitse iyo byacitse mu kivuga ati kanirukange hahandi ku musaraba iryo jambo ngo iyo byacitse amen iyo byacitse bitagishobotse nta reme bifite byacitse amen ariko Kristo niwe ubishoboye ageza akihesha icyubahiro ageza avuga ngo nubwo byacitse ngewe mbasha kubidoda ndi umutayeri yego muraho abadukurikiye ni Muhoza Divine umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa bushake ndi umuririmbyi n'ibindi byose Imana tugenda dukoresha turabikora tugiye gutangira rero twakira umutumirwa wacu adufitiye ijambo ry'Imana agiye gusangiza abatumirwa bacu abazabireba bose ariko turatangira dusenga Mana turagushimye tugushimiye kuri mugari ku buzima bwacu izina rya rihabwa icyubahiro warinze abagenzi mu nzira kugeza ubwo duhuriye aha hantu witeka Imana wateguye ntago ari umugambi wacu ahubwo ni uwawe reka iki kiganiro rero data uzagikomeze kizahindura abantu benshi kandi kizakorwe nk'uko ubishaka tugushimiye kuri mugari kandi ugiye kugaragara muri twebwe mu izina ryawe Yesu amen hanyuma rero tukomeje kubasuhuza no kubashimira kubwitange mugenda mudukurikiranaho Imana ibaha umugisha reka twakire mutumirwa wacu atwibwire atubwire uwo ari we hanyuma n'ikimuzanye nacyo akitubwire Imana imuha umugisha turakwakiriye yego murakoze ndabashuje mu izina rya Yesu amazina yanjye nitwa Ngabonziza David ni umukozi w'Imana ndagukorera Imana cyane nubaha n'ijambo ryayo Imana ibaha umugisha murakoze turakwakiriye cyane amen Imana iguha umugisha kandi ikomeze kukwagura hanyuma wisanzure ugeze ubwoko bw'Imana ijambo ry'Imana riri kugufasha cyangwa se ryakuzinduye kugira ngo utubwire tuguteze amatwi ni karibu nongeye kubasuhuza cyane mahoro y'Imana akomeza aganze hagati muri twese nk'uko tugiye gusangira ijambo ry'Imana dufatanye umuririmbyi mu gakiza wa 47 twese kandi turirimba tunanezerewe nigihe giti ntambari gashira nigihe gitumura bugacyawa noneho nkarambika umutwe wanjye muri rwa rubavu rwa Yesu nkunda ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro ijuru ntihazagera ibyaha nicyo gituma huzuye amahoro umubabaro n'uw'igihe gito ijoro naryo n'iry'igihe gito ndirira kenshi muri isi ndimo ariko nuko narabona Yesu hazaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi hazaba w'igitondo gihoraho nibwo nazongera kurira ukundi nigihe gito ngifite umuruho nigihe gito nkazabona Yesu nibwo nzabana ndukanye n'ibyago nzabambumbatiwe mu maboko ye ziko mu ijuru hataba umwijima
habaye umucyo uhoraho iteka, nzi ko mu ijuru hataba umwijima, habaye umucyo uhoraho iteka, noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu, nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro, Imana we, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro, Imana ye, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro, noneho ntacyo umubabaro untwaye, kuko nza wibagirirwa kwa Yesu, nubwo ngifite kubabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro, Imana yacu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro, Imana yacu, Imana izanagura amarira, izavanaho umubabaro wose. Amen. Haleluya. Uyu muririmbyi ajya anyubaka kandi ajya nkomeza n'umutima, kuko uyu muririmbyi iyo mutekerejeho njya nsanga yari ari mu gihe kigoye, kandi ni igihe cyari kibabaje, gisa n'igihe abantu muri iyi minsi tugezemo. Kino gihe tugezemo ni igihe kiri kutugora, ni igihe cy'umubabaro, ni igihe cy'umwijima ukabije, ni igihe cy'ibigeragezo, ariko twihangane, Imana izaduhanagura amarira. Tangira avuga ngo ni igihe gito intambara zigashira, ni igihe gito umuraba ugacyaha, noneho nkarambika umutwe wanjye mu rubavu rw'umwami Yesu, rw'umwami wanjye. Amen. Haleluya. Mu rubavu rw'umwami wanjye Yesu unkunda. Aravuga ngo mu ijuru ntihazagerayo ibyaha, nicyo gituma huzuye amahoro. Burya impamvu tugeragejwe cyane, hari impamvu turacyari mu isi y'intambara. Paulo yaravuze ngo turi mu isi dufashe igihe mu ntambara, ariko byose tubifashwamo na Kristo kugira ngo tubashe kunesha. Amen. Kabiri aravuga ngo umubabaro ni uw'igihe gito, ijoro naryo ni iry'igihe gito. Aravuga ngo ndirira kenshi muri iyi si ndimo, ariko nuko harabona Yesu. Amen. Nuko tutarabonana. Umuntu wabonye Yesu ntabwo turabona Yesu. Umuntu rero wabonye Yesu aba yatandukanye n'umubabaro. Amen. Haleluya. Umuntu wabonye Yesu aba yatandukanye naho yaburara, akambara ubusa, nta kibazo yaba afite, ntacyo, kubera aba yamaze kubona Kristo. Amen. Aravuga ngo hazabaho igitondo gihoraho, nibwo ntazongera kurira ukundi. Burya hari umuririmbyi Nyankunda yaravuze ngo nubwo ijoro ryatinda gucya, ariko byanze bikunze umuseke uzarasa. Yesu ashimwe. Haleluya. Bivuga ngo abantu bareke kurira, twihangane, duhange amaso ku musaraba, n'igisubizo cyacu kiri. Azadutabara. Abantu bafite ikibazo cyo kurira rero, umubabaro wose uzarangira nitubona Yesu tukamwakira nk'umwami n'umukiza wacu, imibabaro yose izashira. Imana ishimwe. Amen. Igitondo kizarasa, nubwo kandi ryaba ribi, ijoro nubwo ryarimbanye, nubwo ryakwiyongera rigakomeza kuba rirerire, ariko byanze bikunze umuseke uzaza. Nta kibazo cyangwa se nta kigeragezo umuntu afite kitazagira iherezo. Amen. Uvuza ko kandi unyibutsa kandi. Amen. Ngo umuririmbyi yaravuze ngo amajoro yose ni umwijima, ngo ariko ibyayo
biratandukanye. Hari ijoro ry'umwijima, hakaba iry'umubabaro, hakaba n'igitondo cy'ihumure. Imana ishimwe. Haleluya. Abantu bareke kurira. Abantu bareke kurira. Reka nigeze numva umumama umwe aravuga ngo amarira yose arasa. Amarira yose arasa. Hari umuntu uri kurira uyu munsi kubera ko yabuze ibyo kurya, ari kurira. Hakabaho n'undi muntu uri kurira kubera ko ari mu ideni ryamubaye rirerire, nawe ari kurira. Hari n'abari kurira kubera babuze akazi, hari n'abari kurira kubera ko nta byo kurya, hari n'abari kurira kubera ko bambaye ubusa, hari n'abandi bari kurira ko nta miryango bafite, kubera ko nta miryango. Ubupfubyi buraganje mu bantu benshi, ariko ngo mu ijuru, amen, mu ijuru iwacu hazabaho igitondo gihora, nta nubwo tuzongera kurira ukundi. Ibyo kuvuga ngo uvuka mu bakomeye, ibyo ntabwo bizakora. Mu bantu bangana gute, ibyo ntabwo bizakora. Kuvuga ngo uri pasiteri, ntabwo bizakora. Ikintu kizakora ni umunezero gusa. Kizakora ni uguhora amarira. Bari bisubiremo. Ikizakora ni uguhora, ni uguhozwa amarira. Mbese niwo murimo uzakora. Abantu bareke kurira. Amen. Gutabarwa kurahari. Gutabarwa kurabonetse. Nubwo ntabwo tubyirengagije ko waba ubabaye, nta nubwo tubyirengagije ko ufite ikibazo, ariko byose biva mu gusenga. Iyo umuntu asenze akabana n'Imana, Imana ijya imushyigikira. Ariko iyo ugize ikibazo, hari n'ababigira bikabakura ku Mana, mu gihe ikibazo kiberaho kugira ngo kitwegeze cyane mu Mana, kuko iyo yaragerageje. Amen. Ariko aravuga ngo nubwo nageragezwa, nzi ko umucunguzi wanjye ariho. Natwe nubwo tugeze mu gihe cy'ijoro, nubwo tugeze mu gihe kitugoye, ariko hari Imana ibasha guhindura ibyo byose byananiranye. Ariko uvuze uwo mugabo Yobu, uriya mugabo yaratangaje. Nubwo ngo uriya mugabo nigeze nsoma amakuru ye, aravuga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje. Bivuga ngo hari wenda we ntago nubwo yahuye n'imibabaro myinshi, ariko ntago yigeze areka kuva ku Mana. Yakomeje kuyizera. Gukiranuka kwacu tugukomeze. Nubwo tugeragejwe ariko dukomeze. Ntugeragezwe ngo wibe, ntugeragezwe ngo ukore ibidakorwa, oya, ahubwo ugeragezwe bigusunikire ku Mana. Kuko umukristo cyangwa se umuntu uri mu nzira abaye ariho akaba hatageragezwa, n'iyi nzira ntabwo yaba ariye, ntabwo aba yarahamagariwe gukora uyu murimo. Kuko niba turi muri uyu murimo w'Imana, yaravuze ngo kunkurikira ntibyoroshye, ni ukwiyanga ukikorera umusaraba wawe warangiza ukankurikira. Burya turi mu mahoro ni byiza, ariko tugeragejwe tukabana n'Imana, burya ntacyo byaba bitwaye. Iyo yasubijwe nkatwe ababyeyi nyine, iyo uri kubona agafuka k'umuceri gahari, ukabona ko akawunga karahari, ukabona abana bawe barambaye, ntabwo bafite ikibazo, utawumva ijuru ririmo. Ariko iyo nyine uri kubona byacitse, iyo byacitse ujya ubwa tukanirukanke hahandi ku musaraba. Iryo jambo ngo iyo byacitse, amen. Iyo byacitse bitagishobotse, nta reme bifite, byacitse, amen. Ariko Kristo niwe ubishoboye, ageza akihesha icyubahiro, ageza avuga ngo nubwo byacitse ngewe mbasha kubidoda, ndi umutayeri. Umuntu rero wadodewe n'Imana, byacitse ajya abasha kongera kugira ubundi buzima, ufite ireme. Ngo niba wari ufite ikibazo gikomeye, umunsi umwe nigeze ngira ikibazo, numva nyine byacitse, nareba hano nkabona biranze, n'umunirimbyi aramfashije. Nareba nkabona mu gikuta byanze, agafuka k'umuceri kashize, akakawunga kashize, nareba nkabona byanze. Ese mu yandi magambo byacitse, byari byacitse, byari byakomeye. Ndavuga nti rero wa mugabo we, ubwo bimeze gutya byacitse, ngiye kuguharira ikibuga cyane. Ubwo niba ubona warampaye abana bo kubaho batarya, bikomeze bicike. Ariko niba ubasha kugaburira abashonje, uyu munsi nshaka akawunga k'umuceri, ndashaka kurya. Rero abakozi b'Imana badukurikiye n'abandi bose bazatubona, bo bizacikana, ubutabazi bukomeye ni ugusenga. Umukozi w'Imana rero turakwakiriye cyane, Imana iguhe umugisha.
dusuyeho tuganiye ku magambo meza y'umuririmbyi uboneka muri 47 aravuga ngo ni igihe gito intambara zigashira. Wowe ubabaye rero intambara zigiye gushira niwizera uyu mugabo nk'umwami n'umukiza wawe nibicika. Password ni ugusenga n'akarago. Password ni ugusenga. Ijambo ry'Imana muri Zaburi rirambwira ngo ntawe uzakorwa n'isoni kiretse abava mu masezerano ari nta mpamvu. Amen. Burya bishatse kuvuga ngo nidukomeza kubana n'Imana nubwo tugeze mu gihe cy'umubabaro, nubwo turi mu ntambara zikomeye, nubwo hari byinshi duhanganye nabyo, ariko bizashira kuko tuzaba twiringiye umugabo ugize gute ukomeye. Nukuri Imana iguha umugisha rero kandi ikwagure. Komeza uririmbira Imana nibicika uzajye wibuka hariya ku karago uvuge ngo byacitse rero wa mugabo we ubutabazi bwanjye ni hariya ku karago nakugezeho. Rero twarakwakiriye tugusabira umugisha mwinshi. Imana iguha umugisha kandi tunaguha ikaze ngo usenge usengera abantu badukurikiye nabo nibibacikana bazabashe kugira ubutabazi. Amen. Murakoze kadusenge ariko wumve ko nta kibazo umuntu yagira kitafite igisubizo. Kandi iyo umuntu yagize ikibazo abamuhunga baba benshi. Ariko iyo umuntu ari mu gisubizo abakwegera bakomeza kwiyongera. Burya hari inshuti zidashobora kwihanganira ikibazo cyawe, ariko inshuti ruti izindi zose ni Kristo. Nitumugumaho nubwo bimeze gutyo, nubwo bikomeye, nubwo bidafite ishusho, nubwo byacitse, niwe uzaza bisane inkike zongere zuzure. Reka dusenge kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Ariko ni igihe gito intambara zigashira. Mana data wa twese, Imana ikomeye kandi Imana igira neza, turagushimye kuko uri Imana yumva gusenga. Iyo uvuze biraba kandi iyo utegetse birakomera. Nta na kimwe kiriho cyakwitambika umugambi wawe. Wowe iyo uvuze ijambo ryawe rirarema, iyo utegetse ngo bibe biraba. Niyo mpamvu dusengeye buri wese udukurikiranye kugira ngo ubwo byamucikanye, ubwo ibibazo bibaye byinshi, ubwo umwijima ubaye mwinshi, ubwo ibigeragezo byiyongereye, ndasengeye buri wese udukurikiranye muri uyu mwanya kugira ngo umugire neza kandi umwiteho, umve kwinginga kwiwe, nubatabara kandi ukabagirira neza, natwe tuzagushima. Umunsi umwe Kristo uri gusengera abigishwa waravuze ngo ntubasabiye kugira ngo bave muri iyi si, ahubwo urabasabiye kugira ngo Imana ikomeze ibarinde umubi. Natwe turasenze kugira ngo buri wese, umubyeyi, umukobwa, umupapa, ndetse ingeri zose zadukurikirana ndetse turi kumwe nazo muri uyu mwanya, kugira ngo ubarinde ibyo bibi, ubarinde ibigeragezo, ahubwo ukomeze ubabere ubwugamo mu gihe cy'imvura, ubabere Uwiteka Imana umurengezi mu gihe cy'amaganya. Nubana nabo natwe tuzarushaho gushima urukundo rwawe. Twakubwira byinshi, rero ngwino bagire neza kandi ubigaragarize kuko ushoboye byose. Mu izina ryawe Yesu Kristo turakoze. Amen. Tuganire ku ijambo ry'Imana. Murakoze.